Mwaramutse neza abateze amatwi BTV, akari kanya tuba twaguteguriye tukugezeho zimwe mu nkomoko z'insigamigani cyane cyane izabaye icyatwa hano mu Rwanda. Uyu munsi twaguteguriye insigamigani igira iti yanyoye nzobya. Uyu mugani baca ngo yanyoye nzobya wakomotse ku muntu witwaga Nzobya w'ingarurira mu Buyenzi. Yari umutoni wa Mibambwe Sentabyo ahasaga umwaka wa 800. Bawuca iyo babonye umuntu wanyoye agasinda cyane. Bimwe bavuga ngo yabaye sabizeze. Gusa nakubwira ngo ubaye utari wakanda subscribe, ubanza ukande subscribe aho hasi kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro byinshi twauploadinze kuri ino channel. Urakoze cyane, dukomeze. Uwo mugabo Nzobya rero yabaye umutoni w'akadasohoka kwa Mibambwe Sentabyo. Bukeye Mibambwe afatwa n'indwara y'ubushita buranamwica, agwa i Remera rya Rukoma na Ngamba, aho ni muri Taba muri Gitarama. Amaze gupfa umuhungu we Gahindiro umuzunguye yangana na base wabo, abo bitaga Ibigina bya Ndabarasa Semugaza, wari umutware w'umutwe w'ingabo zitwaga Urukatsa. Afatanya na Nzobya banesha Ibigina. Hanyuma ariko Nyiratunga nyina wa Gahindiro yanga Semugaza, bituma acikana n'Urukatsa bajya mu Ndorwa. Nzobya asigara mu Ndorwa. Hanyuma aho Gahindiro amariye gutoneshereza Rugaju rwa Mutimbo, amugabiye akatsi ko haruguru y'inzira no hepfo yayo, Nzobya asubira inyuma ntibamurebe neza. Bigeze aho arasezera ajya iwe mu Buyenzi ku musozi witwa Garurira. Amazeyo iminsi, abantu b'amacuti ye baza kumubwira ko ibintu bimumereye nabi ibwami. Nzobya ariyumvira ati uruzi Semugaza ngo acike asige mu Rwanda. Ahera ko akoresha amakuru yo gutura Gahindiro i Rubona rwa Gihara muri komine Runda, aho ni muri Gitarama. Ahaguruka iwe Ingarurira ataha mu bisi bya Huye. Mu gitondo arahava ataha i Mayunzwe mu Nduga, aho naho ni muri Tambwe ya Gitarama. Bukeye ataha Igihinga na Ruzeze munsi ya Kamonyi muri komine Taba. Ahageze araza inkera arasinda n'abagaragu be. Inzoga imaze kumusaga abwira abagaragu be ati ubonye ngo databuja Mibambwe ansige mu gihugu, none mbe nsigaye inyuma ya Rugaju. Mbese mwene databuja Semugaza we gucika akansiga mu Rwanda nabitewe n'iki? Ati ubu ndagiye nsanze databuja Mibambwe ku musezero. Iyo babuze umusezero mbese n'imva y'umwami. Ati nsanze databuja ku musezero i Rutare, ningera kumva ye niyahure nkane nawe. Ubwo ayo yose yavugishwaga n'inzoga. Nuko abagaragu be baramuhana arabananira. Ateshwa inzira igira ubona kwa Gahindiro, abona iz'epfo ku Kavuza n'Uruyenzi. Yambuka Nyabarongo ataha Ikinyinya mu Bwanacyambwe, aho hari muri komine Rubungo. Amaze kuhagera nanone araza Inkeza. Isindwe riramudanangira, akomeza ya migabo ye yo kwiyahura. Ibwami bamenya ko acitse, bohereza ingabo zo kumutangira ngo zimufate. Nzobya amaze kubyumva arahaguruka ngo acikane n'ingabo ze nka Semugaza. Ariko abantu babonye ko babongerezwa n'umusinzi bamwegukaho, basubira i Gihara kwa Gahindiro barayoboka. Nzobya nawe abonye abantu bamushizeho yambuka Nyabarongo abona iz'Iburiza. Ageze ku mugezi wa Rusasa na Ntarabana inyota iramurembya, ajya mu mugezi anywa amazi. Amaze kuyahuga ariyahura arapfa. Icyo cyambu yanywereyemo amazi cyitwaga Akazi. Niho havuye ijambo rivugwa n'ubu ryo kunywa akazi ka Rusasa. Ayo mafuti yose rero Nzobya yakoze kuva ku Kamonyi kugera i Rusasa na Ntarabana yayakoreshwaga n'itende ry'inturire, niyo bise Nzobya. Babonye urupfu rwe ruturutse ku itende ry'ubuki n'inturire, barabimwitirira byitwa kunywa Nzobya. Kuva ubwo inzoga yose y'itende bayita Nzobya. Nibyo bavugira ku muntu isindwe ryakoresheje ibidakorwa bati noneho si inzoga yanyoye Nzobya. Gusa nakubwira ngo ubonye wakunze iki kiganiro wakanda kuri subscribe ukaba uduhaye inkunga, kugira ngo kandi ujye ubona n'ibindi biganiro byose twauploadinze kuri ino channel. Mbese iyo bavuze ngo yanyweye Nzobya biba bishatse kuvuga ngo gusinda bimwe byo guta ubwenge cyangwa se kunywa icyinshi. Murakoze cyane, yari umusore wanyu wagezeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi biryoshye. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista.